أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. n'abari kureba kuri channel murabibona ndi kumwe n'urubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda. Twaje kuganira ngaha kuri bimwe mu bibazo cyangwa ibisubizo byugarije abashiya b'abayisilamu, urubyiruko rw'abayisilamu mu Rwanda. Reka dutangire bose bivuga amazina yabo tumenye abo turi kumwe ni bande. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amazina yanjye yitwa Dusengimana Saidi, nkaba ndi umwe mu rubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda. Murakoze. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amazina yanjye bayita Munyentwari Muhammad, nkaba ndi umwe mu rubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. nanjye nkaba ndi umwe mu bayisilamu b'abashiya mu Rwanda. Muri bashiki bacu bivuge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazina yanjye ni Shimwe Sumaya, nanjye nkaba ndi umwe mu rubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda. Murakoze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazina yanjye ni Mukeshimana Jazira, nanjye nkaba ndi umwe mu rubyiruko rw'abashiya b'abasilamu mu Rwanda. Murakoze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazina yanjye banyita Muyirinda Shadia, nanjye nkaba ndi umwe mu bayisilamu b'abashiya mu rubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda. Murakoze. Murakoze nuko mumaze kumva amazina yabo. Reka dutangire ikiganiro cyacu dutangira twibaza ati ese urubyiruko rw'abashiya muri iyi minsi ruri mu biki, rurabarizwa hehe? Reka dufashe umuntu ukuriye urubyiruko rw'abashiya nka Saidi atubwire n'umuntu waje akuriye urubyiruko rw'abashiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbere na mbere murabona ko turi urubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda. Ishimwe n'ikuzo, ibisigizo byiza byose bikwiriye umuremyi wacu Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro y'Imana n'imigisha bisakare ku ntumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda tugeze ku ntera nziza ishimishije ku bijyanye n'imico ndetse n'ubumenyi dukura ku barimu bacu beza ndetse n'ubuyobozi bwacu bw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda butugezaho abo barimu. Mu by'ukuri tukaba duhurira cyane cyane by'umwihariko kuri masjidi ya Al-Imam Hussein alayhi salam, kabiri mu cyumweru, ku wa gatandatu no ku cyumweru, tugahabwa ubumenyi bw'idini ya Isilamu byimbitse n'umwimerere w'abayisilamu bw'ubushiya mu Rwanda. Tugahabwa ubumenyi bwa Isilamu nyakuri y'ubushi. Hanyuma ikindi tukanigishwa n'imico myiza, ndumva ari icyo ngicyo akenshi na kenshi dukunze kuba turimo cyane. Urakoze Saidi. Icyo ni ikibazo twari tumubajije, ese urubyiruko ruri mu biki rw'abashiya ruri mu biki? Reka twakire n'uwo tubwiye ko yitwa Babu atubwire se urubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya bo bari mu biki hano, atubwire n'ahantu atuye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu by'ukuri urebye urubyiruko rw'abashiya mu Rwanda, nk'uko umuyobozi wa Majiri yari yabivuze, mu Gatare kuri masjidi Imam Hussein alayhi salam niho duherereye, turimo turashakayo ubumenyi. Nanone urebye iyo minsi ntabwo ari myinshi, n'iyi viziyo nyine gusa nubwo atari yabirangije ku wa kabiri no ku wa kane, haba hari duwa ku mayiri na tawasuru, tuba duhari ku wa kabiri no ku wa kane, ku
kuwa gatandatu no ku cyumweru n'iminsi ine mu cyumweru. Numva ari ibyo ngibyo mugenzi wanjye kumusanga. nuko Muhammad abivuze na Saidi bakaba bavuze ko muri makeya bakunda kwiga, ikibashishikariza cya mbere ari ugushaka ubumenyi, kandi bakaba banakunda no gusoma n'amaduwa agiye atandukanye, duwa tawasul, duwa kumayi. Reka twakire na mugenzi wacu Hussein atubwire ibindi bikorwa n'urubyiruko rw'abayisilamu b'abashia, ibindi bikorwa bakora kuri uwo musigiti wabo cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nk'uko bagenzi banjye harimo n'umuyobozi babanjije bavuga, umusigiti wo mu Gatare hari ibikorwa byinshi biba bihakorerwa. Hari igihe iyo waje mu iduha cyangwa ukaza mu ijuma dukora inama, kuwa gatandatu no ku cyumweru haba hari umuganda, tukaza kugahurira hano cyangwa tukifatanya hamwe tukajya gusura umuryango runaka uba ufite ibibazo cyangwa uherutse guhura n'ibibazo runaka, tukagenda tukabasura tukabafasha. Nimba ari ukubakorera umuganda tukawukora tukabafasha nyine muri make. Noneho twaba tutagiye gusura iyo miryango tugafata amafaranga tukayahuza hamwe, tukabasha kuba twarebamo ikintu runaka twafashisha n'umuntu utishoboye. Murakoze. Nuko umaze kubyumva, abahagarariye abahungu mu rubyiruko rw'abayisilamu b'abashia, bimwe bayaje bagarukaho mugenzi wacu Hussein agarutseho, bavuga ko bagira unity, bafite unity ubwabo, bakora umuganda ku musigiti. Ni byiza abayisilamu namwe ku musigiti bazaza mukora imiganda nuko mugenzi wacu yabivuze, kandi bakagira unity imwe yo gusurana, bagasurana bagenzi babo. Reka twakire bashiki bacu nabo bombi batubwira uko babitekereza cyangwa uko nabo babikora. Naam, kaduhere kuri uyu wa mbere witwa Sumaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mu bigaragara urubyiruko rw'abayisilamu b'abashia mu Rwanda, tugendeye ku rubyiruko rwacu uburyo ki rumezemo n'uburyo ki ngewe mbibonamo, mbona urubyiruko rw'abayisilamu b'abashia mu Rwanda ukuntu ndubonamo nyine mu bigaragara bakunda kwitabira cyane iki kintu cy'amasomo ku wa gatandatu no ku cyumweru, cyane cyane iyo turi mu gihe cy'ibiruhuko. Nk'ubu turi mu gihe cyo kwiga, urumva ntabwo ubwitabire bwaba bwinshi. Urubyiruko tugira byinshi bituraza inshinga kuruta gushaka ubumenyi, ariko urubyiruko rw'abayisilamu b'abashia mu Rwanda, twebwe ikituraza inshinga cyane ni ugushaka ubumenyi. Murakoze. Nuko mubibona mushiki wacu cyatubwiye, atubwiye ko urubyiruko rw'abayisilamu b'abashia mu Rwanda ku bijyanye n'abakobwa bakunda idini ryabo, ikibashishikarije ari ukumenya icyabazanye kuri iyi si, ari ukumenya icyuje gukora hano. Bakunze idini ryabo cyane kandi bakunze ubumenyi abashehe babo bagenda babaha. Reka dukomeze twakire n'undi mushiki wacu icyo atubwira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Uko bagenzi banjye babivuze, ndumva kuri njyewe bavuze bike, navuga mpaka ntabwo nabona uko nabivuga. Gusa urubyiruko rw'abasilamu b'abashia mu Rwanda, twebwe turahari, turakundana, dushyira hamwe, turafatanya, twungurana ibitekerezo, buri kimwe cyose. Ntabwo tujya dutererana bagenzi bacu, ariko ndashima ubuyobozi bw'abasilamu b'abashia mu Rwanda ibyo bumaze kutugezaho. Batwohereje abashehe batwigisha, baduha amasomo meza, turiga turafata kandi tukabasha kwisobanukirwa icyo turi cyo n'umwanya duhagazemo. Kuri ibyo rero ndumva nta kindi narenzaho, bikamereze mugenzi wanjye agira ikindi avuga. Murakoze. Reka twakire na mugenzi wacu mushiki wacu wa wundi ari wo wanyuma kuri icyo kibazo tuba turi kubazaho, niba twumva icyo atubwiraho icyo abakobwa bakunda no gukora cyane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Murakoze. Icyo navuga ku bijyanye nyine n'urubyiruko rw'abashia mu Rwanda n'abayisilamu, wenda akenshi bakunze kuvuga ngo
hano kwa gatandatu no ku cyumweru ngo turiga mu Gatare, ntibumve nyine ko ari kuri uno musigiti gusa Masjid Imam Hussein gusa, hari n'indi misigiti mu Rwanda igiye iriho urundi rubyiruko, nuko twebwe nyine twabashije kuza hano kubahagararira. Twiga nyine idini y'Imana, tugasobanukirwa idini y'Imana. Kenshi cyane ku isi nyine uzasanga urubyiruko rwinshi ruri mu bishuko, ariko twebwe tuba twabashije kuza hano twiga nyine idini y'Imana, tukamenya ibyo itubuza, kugira ngo tubashe kumenya uko twaba muri sosiyete yo hanze. N'abandi nyine bari bubone ino cano, turabashishikariza nyine kuza kumenya nyine gushaka ubwo bumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Murakoze. nuko mubyumvishije, ibi ni ibikorwa urubyiruko rw'abayisilamu b'abashia mu Rwanda bahugiyemo. Muri make bahugiye kumenya Imana yabo, kumenya icyabazanye ku isi, no mu bindi bikorwa bigenda bibafasha kuguma hafi y'Imana. Kumara kumenya ibikorwa byabo birirwamo, si twagenda tutababajije ese mubona mwebwe n'urubyiruko hari iki kigomba gukorwa, mugomba kwikorera ubwanyu kugira ngo mujye ku yindi level, muve kuri iyo level mwari muri mutubwiye mukajya ku yindi level. Bijyayo muragerageza tuvuge mu masegonda makeya murasa ku ngingo, muravuga icyo mugomba gukora n'urubyiruko n'ubuyobozi icyo mugomba kubakorera. Inshallah, kaduhere kuri Saidi atubwire kuri icyo mbabajije icyo kibazo. Murakoze. Mu by'ukuri icyo tugomba gukora nk'urubyiruko, twagombye kwifatanya mbere na mbere, ubundi tukagira ubumwe, kuko abantu iyo bari hamwe bakora byinshi bitandukanye kandi byiza mu gihe bari kwigishwa ibyiza nyine. Ariko iyo bari hamwe bakora nanone byinshi bitandukanye iyo bigishwa ibibi bagakora ibibi. Rero twebwe muri rusange, kubera yuko turi mu kwigishwa ibyiza, ubwo ngubwo nyine icyo twifuza gukora ni ukuba hamwe mbere na mbere, tugakora byinshi bitandukanye kandi byiza. Hanyuma ikindi navuga dufitemo n'inshingano zacu no gukomeza gushaka ubumenyi kuva igihe twamenye ubwenge kugeza igihe tuzapfira. Izo nshingano zacu mu rwego ruri mu mitwe yacu turimo turashyiramo. Ikindi ni gufashanya, ariko bitavuze ko tuzafashanya n'urubyiruko rw'abayisilamu bashira mu Rwanda gusa, ahubwo tuzafasha n'abavandimwe bacu b'abayisilamu ariko tudahuje ukwemera kwa wilaya Imam Ali alayhi salam, nabo tukabafasha ndetse tugahuza narwo urubyiruko rwabo n'urwacu narwo tukagenda duhura. Hanyuma n'abakristo nabo ubwabo tukabegera, tukabigisha idini y'ukuri y'Ubuyisilamu bw'Ubushiya mu Rwanda, hanyuma tukabasha kugira ubumwe muri rusange. Murakoze. Nuko Saide abivuze, reka mbaze Babu cyangwa Muhammad mubaze ku kibazo gitoya, mubaza we ese n'abashia hari ukuntu twumva ko batandukanye mu mico, bagiye batandukanye mu mico, batandukanye n'abandi. Ase n'umuntu utari umuyisilamu, umugatolika cyangwa mu yindi dini, ariko atari umuyisilamu, umushiya, ase urubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda cyangwa ku isi yose, imico yameze gute itandukanye n'abandi, cyangwa niyo imeze n'abandi, ariko wavuga wabashishikariza kubabwira ko urubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda bafite imico. Iki kibazo rwubahirije kandi nyine ukuntu ngema mbyumva, urubyiruko ku isi ntabwo ari mu Rwanda gusa, nk'uko bagenzi bawe babivuze, ntabwo abashia mu Rwanda gusa, no ku isi hose burahari. Nanone nk'inama nagira bagenzi banjye bari nk'inyuma ya kamera, nabagira inama yo kuza gushaka ubumenyi kuri twe, nta n'abandi bakuru bacu babonyeho ubumenyi, bize barabinuza, ubumenyi burahari. Icyo nabagira inama
abayisilamu b'abashiya mu Rwanda ni abayisilamu bagira urukundo bakundana, ntabwo wabona bagira byinshi cyane bavandimwe bagiye babivugaho, ari nk'inama nabagira nanjye niyibagiwe, nta kindi kiturabishinga usibye gushaka ubumenyi. Naho ku rubyiruko rw'abashiya mu Rwanda icyo batuvugaho byose ntabwo wabonye utavugwa nabi, amagambo ntabwo wari wapfa kubyumva. Ibyiza ni uko nawe wigira kuri tere ukirebera. Murakoze barakoze. Urebye urubyiruko rw'abayisilamu ko bashyira mu Rwanda bashatse kuvuga ko bagira unity imwe, kandi iyo ugize ikibazo bihutira kumenya icyo bageze, kubera ukuntu baba bari hamwe, urukundo baba bafite. Reka twakire Hussein tumubaze ku kibazo, tumubibaza ese n'urubyiruko rw'abayisilamu rwo bashyira mu Rwanda twamaze kubona ibyo murimo, ese nihe ntego mufite? Ikindi, ese nihe ntego mwumva ubuyobozi bwabagezaho ku bintu? Murakoze. Nk'uko mbajije intego twebwe dufite, urabizi twatangiye tuvuga ngo ku gatandatu no ku cyumweru tuza kwiga hano twakura ubumenyi. Intego dufite natwe twanishyize mu bintu bya mbere, nk'uko babivuze twigira hano, ariko no hirya mu yindi misigiti yo mu cyaro ntabwo baba bafite ubwo bushobozi, ntabwo baba bafite abo bashehe bapfa kubigisha. Twebwe intego dufite ni ukubyiga hano natwe tukajya kubisakaza. Urabizi ko nawe uramutse ufite ubumenyi ukabugumana wenyine nta kamaro byaba bifite. Ibintu bigira akamaro ariko bisangije abandi, kandi nawe urabizi ntabwo utangira kubihembera by'ubwo bumenyi wabaye. Twebwe turashaka kwiga hano tukarangiza, natwe twifata, tugafata mugenzi wanjye Muhammad, tugafata mukuru wacu Saidi, twabohereza mu ntara mu yindi misigiti akagenda akabahugura. Natwe ni uko tuzaba tugenda twiyongera, nk'uko twajya mu yindi misigiti yo mu cyaro hirya mu ntara tukabona abayisilamu bari kuza kumva amahugurwa yacu, nk'uko hano i Kigali bimera, ni nk'uko abayisilamu bagenda biyongera. Murakoze. Ku kindi kibazo nari mubajije ngo turashaka n'iki twasaba ubuyobozi, twabusaba ubukangurambaga nabo badufashe. Ubukangurambaga ubuyisilamu bw'abashyira mu Rwanda bumenyekane, nk'uko bivuze iyo aho waba uri ku isi yose ukavuga ngo izina Katolike bahita bamenya ko ari aba bantu n'aba ngaba bavuze. Natwe turashaka ahantu hariho hose waba uri mu Rwanda, ku buryo uvuga ngo izina Sheikh cyangwa abandi birashira mu Rwanda, bagahita bakubwira abariya ni abashira ariyo gisanga. Murakoze. Murakoze Hussein. Icyo navuga ku rubyiruko rw'abayisilamu rw'abashiya mu Rwanda, icyo maze kubabonaho, bashaka kuba mu bintu batarinjije, bashaka kuba mu bintu byabo babifitemo ubumenyi. Icyo Hussein ashatse kuvuga, asaba ubuyobozi ko bwakomeza kubigisha mpaka ku buryo bagera ku rwego bumva nabo bisobanukiwe ubwabo, bagasobanukirwa n'ibyo barimo kurushaho, ku buryo bajya kubibwira bagenzi be bandi batari inahangaha. Reka dukomeze kuri bashiki bacu. Ikibazo nabaza Sumaya, ndamubaza ese n'abakobwa b'urubyiruko b'abayisilamu b'abashiya, urubyiruko bw'iki gihe cyangwa abakobwa b'iki gihe, hari imico bataye mu myambarire, mu mivugire, no mu bikorwa. Ase abakobwa b'abashiya mwebwe mwifata utema aho ngaho, cyangwa mubona isi ukuntu igeze, byifata gute muri iyi minsi? Murakoze. Nk'uko utangiye mbaza urubyiruko rw'abakobwa, urubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda, dukurikije ku myambarire uhereyeho ku rubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda, ntabwo ndabibona. Ku myambarire turacyari hejuru, ntabwo iby'isi biratangira kuza mu rubyiruko rw'abakobwa b'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda. Turacyakomeye ku muco wo kwambara hijab nk'uko duhora tubishishikarizwa. Ntangira nshimira abayobozi bacu
abadukuriye, abayobozi bacu, ababyeyi bacu, kubwo kudukangurira kuguma ku muco wacu. Njyewe icyo mbona urubyiruko rw'abayisilamu bashiya mu Rwanda b'abakobwa b'abakobwa, mbona icyo bakwiriye gukorerwa ari amahugurwa nk'aya ngaya tubona. Nk'uko murabizi dufite intego y'uko tuziga umwaka n'urubyiruko rw'abayisilamu bashiya mu Rwanda hano ku musigiti wa Imam Hussein, dufite intego yo kwiga uko tugomba gusozanya n'uno mwaka twiga. Ariko mbona ubuyobozi bwagombye gushyiramo imbaraga buri vakansi tuzajya tubona nk'urubyiruko rw'abayisilamu bashiya mu Rwanda b'abana b'abakobwa, buri vakansi twazajya tubona, kuko nkeka ko ubumenyi tumaze kugera aka kanya ubumenyi dufite nk'abakobwa b'abayisilamu bashiya mu Rwanda twabusangiza n'abandi bo mu ntara hirya no hino b'abakobwa. Murakoze. Utararangiza muri makeya, kuba wiga kuwa gatandatu no ku cyumweru, ibyo ubuyobozi bwabashiriyeho nibyo bituma mutandukana n'abandi bakobwa tubona hano hanze, nibwo bakomeza kubigisha uyu muco muri kumbwira. nabyo urebye muri makeya dukurikije inama dukura mu rugo iwacu, urabona kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ishuri risanzwe twese turabizi, duhura n'abantu benshi batandukanye, duhura n'abana biga, abana bose twigana ntabwo bose ariko ari abayisilamu bashiya mu Rwanda, harimo ingeri zitandukanye. Ariko bidufasha ko dutaha mu rugo iwacu, ntabwo twiga muri interina, dutaha mu rugo iwacu, baduburire dukurayo, aha twagira burya ngo tujye muri wikendi, aho kugira ngo tujye kurarukana ba bandi duhita tuza aha ngaha, kandi aha ngaha mu by'ukuri tugakora inama nyinshi, akenshi na kenshi zidufasha mu buzima bwa buri munsi. Muri makeya icyo nabwira urundi rubyiruko, icyo numvise kuri mushiki wacu ni uko hari imico bakura iwabo, nyuma y'iwabo umuryango w'abayisilamu babashyira mu Rwanda amite uba wabitayeho ku buryo batagenda mu bindi bintu, bakabahuriza hamwe bakongera bakabibutsa iki Imana bashakaho. Icyo nicyo nakugira inama nawe, va ku ishuri uvuye mu bantu batandukanye bafite imico itandukanye, warangiza ukaza ugashaka ikindi kintu ujyamo gikomeza kugira urukundo hagati yawe n'Imana, bituma wirinda bya byaha turi kubona hano hanze. Reka twakire mushiki wanjye ukundi tumubaza se n'urubyiruko rw'abashiya rw'abakobwa, intego yanyu ni iyihe, cyangwa ubuyobozi bw'amyego bafite iyo ntego cyangwa murashaka iyo ntego ubuyobozi? Murakoze. Intego yacu twebwe abakobwa b'abasilamu b'abashiya mu Rwanda, twiyemeje ko tugomba gushaka ubumenyi. Ubumenyi turi kugenda tuwubona, alhamdulillah, turashima burimo buraza, turashima ko dufite n'abarimu batwitayeho kandi batwigisha neza. Sasa rero intego twe turayifite, dufite intego yo kwishyira hamwe n'abandi basilamu b'abavandimwe ariko tudahuje kwemera, tukazajya tubasura, tukagenda tukabigisha, ndetse n'umukristo wamwigisha abaye akwemereye ko kumwigisha wakwicara ukamwigisha. Ubwo rero ikintu twifuza ku bashehe bacu, ku bayobozi b'abasilamu b'abashiya mu Rwanda, ni uko babishyiramo imbaraga tukabona ubumenyi buri hejuru cyane, natwe tugatangira kugenda duha abandi ubumenyi dufite, tukaba twajya nko mu byaro tugashyira abantu hamwe nyine nk'abasilamu b'abashiya mu Rwanda, tukabigisha kandi tukava bumvise ko ibyo tubigishije atari imitwe turi kubateka, ari ibya nyakuri, kuko natwe tuba tubigisha ibyo batubwiye kandi tuba twizeye ko ari byo. Murakoze mushiki wacu. Icyo umaze kubona urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu ni uko ushobora kuba bafite ba ustazi bari gukora akazi kabo, bari kubahereza ubutumwa bwiza kandi babishyizemo imbaraga. Urebye tuzabirana mu bikorwa cyane. Twakira mushiki wacu wundi atubwire wese igikorwa n'ubwishije mukunda kuvuga igikorwa cyo gukora umuganda, si igikorwa ryari. Ikindi gikorwa n'ubwishije ni igikorwa cyo gusurana abantu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murakoze cyane. Igikorwa cy'umuganda nyine nk'uko urubyiruko rwacu twagiye ruvuga, dupanga umunsi nyine wo ku cyumweru tuvuye mu masomo rimwe na rimwe, cyangwa se wenda amasomo tukabibwira abarimu nyine tukabisubika, noneho n'abo barimu nyine rimwe na rimwe tukajyana. Dukunda kujyayo nyine umunsi wo ku cyumweru. Murakoze. Reka duhe mikoro Saidi n'abatubwire mu bahungu ese umuganda ukorwa ryari, ukorwa hehe? Ikindi igikorwa cyo gusurana Hussein nawe atubwire mu magambo make mu masegonda atageze mu icumi. Murakoze, muranyihanganira gatoya ndagira ngo nsubize ikibazo, ariko nanone nunganira umuvandimwe wanjye Baba ku kibazo yari yabajijwe ati umwihariko w'urubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda, abashiya bihariye gute ku bandi bantu, ku yandi madini? Ni uwuhe mwihariko bafite? Umwihariko abayisilamu b'abashiya ku isi hose hirya no hino bafite, icya mbere ni umuco mwiza, kubera turukura ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, aho Imana imubwira iti wa innaka ala khuluqin azim, mu by'ukuri wowe ufite imico ihambaye. Mu by'ukuri imico abayisilamu b'abashiya bafite bayiga ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mbere na mbere umwihariko w'abayisilamu b'abashiya bafite ni imico myiza. Imico myiza igikurikiyeho ni ugutinya Imana. Bagira imico myiza ndetse bakanatinya n'Imana. Nicyo kintu cyihariye ku buyisilamu bw'umwimerere bw'abashiya. Hanyuma ibijyanye n'umuganda dupanga itariki imwe mu matariki agize iminsi 30 y'ukwezi, tukayumvikanaho tukavuga duti okay, ubushize twakoze umuganda kuri masjid ya Imam Hussein, reka tujye gusura imva z'abavandimwe bacu bitabye Imana, dukorere amasuku, hanyuma tunasabe amaduwa. Cyangwa se itariki y'ukwezi gushize twakoze umuganda hariya, reka tujye gusura umuvandimwe wacu urugero nka Babu, tujye iwabo dukore amasuku, no muri karitsiye iwabo dukorere amasuku, cyangwa se naho twarabinogeje tujye kureba kwa Saidi bimeze gute, dufata imwe mu tariki y'ukwezi tukayumvikanaho, hanyuma tukareba ese ku musigiti hari isuku sawa nta kibazo, cyangwa se tujye gusura umwe mu bavandimwe bacu, hanyuma dukorere amaduwa, tunatangire tubwiriza n'ibyiza, tuguzanye ibibi, hanyuma dutahe. Assalamu alaikum. Urakoze Saidi no kunganira mugenzi wawe. Ari ikintu cyiza numvishijemo cyo kuzirikana abantu banyu batuvuyemo, bavuye muri uyu mubiri bagiye ahandi. Ni ikintu cyiza kuba abantu bazirikana n'abantu babo. Rero ikintu icyo batubwiye ukuntu bakora amasuku, bakora basurana n'abantu. Reka dufate uruhande rumwe dusoza bagirana inama hagati yabo, umwe agira inama urubyiruko rw'abahungu, undi agira inama urubyiruko rw'abakobwa. Kaduhere kuri Hussein mu minota mikeya, akoresha iminota mikeya tugira turangize. Murakoze. Yewe inama nababwira nisize, ikintu cya mbere ni ukwitabira umusigiti. Niba uzi ko uturanye n'umusigiti bigisha ibintu byiza, cyane cyane uzi ko bigisha imico y'intumwa y'Imana, cyangwa imico y'umuntu uwo ari we wese waturutse mu muryango w'intumwa y'Imana n'abayimamu 12, wakurikira ukagenda ukumva imyitwarire yabo, ukumva uko bavuga nyine muri make, upana kuzaza ugenda wumva amabwire y'abantu. Ndabizi hari abantu benshi batwiyitirira bakagenda badusebya, bakiyambika ibisasu, bakagenda bakatwitsa ahantu runaka, abo ntabwo ari twebwe.
aho kugira ngo uzumve umuntu ari kuvuga ngo amateka ya gishiya ngo bakora ibi n'ibi bakora ibi n'ibi, iyo umuntu yakoze ibi wowe uzaze wirebere, uze ku musigiti wirebere urebe ibyo bakora kugira ngo wumve amabwire y'abantu. Murakoze. reka dufate na Jazira nawe atubwire muri makeya agira inama. Icyo nagiraho inama bagenzi banjye b'urubyiruko b'abasilamu b'abashiya mu Rwanda, hari abatabasha kubona uburyo bagera hano bitewe n'ibibazo runaka baba bafite. Twabasaba basi twebwe twabegera nk'uko bisanzwe, nk'uko tujya dusura bagenzi bacu bakatubwira n'ibibazo byaba bituma batagera hano, tukabafasha, cyangwa se byaba bidashoboka ko baza hano tukaba twabasanga n'iwabo tukabaha inyigisho natwe twiga, ariko atazica ari wa musilamu umushyira mu Rwanda wabaza nk'akabazo kakamunanira kuko atazaga kwiga kandi yaramfite nza kwiga, cyangwa se afite na basaza bacu. Mbese twebwe turi tayari gufasha buri musilamu uwo ari we wese kandi tuzabikora inshallah. Murakoze. Uru rwari urubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda. Muri make ibyo ari byo bivuzwemo, ibindi dushobora kuzatumira n'abashehe twumva koko se ni ibiki